Turabasuje mwese bakunzi bacu mukurikirana ibiganiro kuri televiziyo Umwizera TV show. Uyu ni wa mwanya rero kongera kubagezaho ibiganiro kubyerekeranye n'imyizerere. Nk'uko musanzwe mubizi tugira ibiganiro bitandukanye, hari ibiganiro by'imyizerere ndetse n'ibiganiro birebana n'imibereho myiza y'abaturage. Kuri uyu munsi rero nshimishwe n'Imana mutima wanjye nongera kuba ikaze no kugira ngo mbiyegereze mubane nanjye Apotre Anastase muri kiganiro cy'uyu munsi, turushaho kunguka ndetse no gusobanukirwa neza bimwe mu byo dukeneye cyangwa se dufitiye amatsiko. Ngira ngo turatangira ikiganiro cy'uyu munsi. Iki kiganiro rero tujye kuganiramo ni ikiganiro cyiswe intambara yo kubohora abagizweho n'ingaruka n'imyizerere ipfuye. Ubwo tugeze muri cya kindi cyitwa iyobokamana. Ubushize ngira ngo twaraganiriye byinshi. Iyobokamana nababwiye ko iyobokamana ari ikinyoma, hanyuma Imana ndiyobokwa, ahubwo Imana irizerwa. Ariko muri icyo cyiswe iyobokamana harimo byinshi abantu bagiye bakira kandi bitari ukuri, ndetse n'uyu munsi benshi bamaze kwizirikaho bitari ukuri. Impamvu yabyo rero twagiye tunayisobanura cyane kubera ko ni bimwe bikwirakwizwa n'amadini atandukanye, kubera ko nk'uko twabibonye amadini ari mu kazi, ari mu buryo bwo guhaha, kandi burya ibintu bijemo business cyangwa se guhaha n'utabiza bijyamo kubera za nyungu z'umubiri. Ariko rero hari byinshi bigaragara ko ari ibinyoma, ari nayo mpamvu twahagurukiye kugira ngo twinjire muri iyi ntambara yo kubohora mwebwe abagizweho n'ingaruka z'iyi myizerere ipfuye. Hari amagambo intumwa Pawulo yandikiye itorero ry'Abefeso ababwira ngo kugira ngo batagumya gutereranwa n'imiraba n'imyigishirize y'uburyo bwinshi. Ibi ngibi tubisanga mu gitabo urwandiko yandikiye Abefeso mu gice cyaho cya gatanu, ni mu gice cyaho cya kane plutôt, ku murongo waho wa 14 yaravuze ngo kugira ngo tudakomeza kuba abana dutereganwa n'umuraba tujyanwa hirya no hino n'imiyaga yose n'imyigishirize n'uburiganya bw'abantu n'ubwenge bubi n'uburyo bwinshi bwo kutuyobya. Aya ni amagambo intumwa Pawulo yanditse. Ngira ngo uyu munsi wa none icyo turi kuvuga cyahozeho kuva na mbere. Muri icyo ngicyo nyine cyerekeranye n'iyobokamana hagiye habaho ibintu byo kubeshya. Buriya nyamuna kubwira abantu bavuga ngo ijambo ry'Imana ntabwo ari ikintu cyoroshye. Ubundi Bibiliya yandikishije inyuguti zigaragara mu magambo, ndetse we wakumva ko wayumvise, ariko by'ukuri ari amagambo nk'uko mu rwandiko rwa kabiri rwa Petero mu gice cyaho cya mbere 20 na 21 haratubwiye ngo ntagire ubisobanura uko yishakiye, uko ngo amagambo ari amagambo y'ubuhanuzi, kandi ubwo buhanuzi butaturutse ku muntu, ahubwo ntibwanaturutse no ku bushake bwe, ahubwo abantu b'Imana bavugaga ibyavuga ku Mana bashorewe n'Umwuka Wera. Muri iyi ntambara rero yo kubohora abagizweho n'ingaruka z'imyizerere ipfuye, by'ukuri tuzamenyamo byinshi. Hari ibyo tugenda twumva, hari ibyo tugenda tubona, benshi nabo batabasha kugira ute gusobanura. Urugero nko kuvuga ko Imana yabaravutse ku muntu, cyaba ari ikintu gikomeye, cyangwa se kuvuga ko umuntu yabyaye umuntu, uwo muntu akaba ari uducungura, nacyo cyaba ari ikindi kintu gikomeye. Kuvuga ko ndetse hari umuntu wavutse ku muntu akaba ariwe wicaranye n'Imana mu ijuru, icyo kintu nabwo ubivuga nabwo ni ukubura ingomuka, akabura icyerekezo. Hanyuma ukazana ibindi bintu byo kuvuga ko Yesu ngo yaba ngo yarapfuye, kandi nabwo ukongera ukavuga ko yaba yaravutse, ukavuga ko itariki 25. Hari ibintu byinshi bigiye bitandukanye. None no kuvuga ko Yesu yaduhaye ubuntu, mu kandi kanya nabwo bwa buntu bukaza kuba ngombwa ko butangirwa ikiru n'ikiguzi. Hari byinshi rero tuzarebamo bitandukanye, ariko uyu munsi turaza kwifashisha igitabo cyiswe ibimenyetso by'ubuhakanamana. Igitabo cyiswe ibimenyetso by'ubuhakanamana. Icyo gitabo ngira ngo kiri hafi gukwirakwira ku isoko, ubutaha ndetse n'abazagikenera muzambwira kugira ngo ngibashakire. Kirimo inyigisho zibasha kutwigisha. Rero uyu munsi muri iki gitabo turaza kureba mu isomo rimwe rivuga ko Yesu atagira se na nyina. Yesu ntabwo agira se na nyina. Niba ariko wize ko Yesu afite nyina, turaza kwifashisha ibyanditswe. Yesu ntagira se na nyina, icyo cyanditswe turaza kurebaho. Biraruhije rero muri iyi nyigisho yo kuvuga ko Yesu atagira se na nyina,
biraza kuba gukomeza guteza urujijo cyane cyane ku bakristo ndetse n'abandi bayoboka amatorero ya Kristo, kubera ko biraza guhabana cyane n'ibyo basanzwe bazi, kandi ndetse bikaza kubangiza mu bundi buryo, kubera ko ndetse barabiserebura. Hari icyo twita Noheli, ivuka rya Yesu, bavuga ko Yesu ndetse yavutse, bakanabishyiriraho itariki itari muri Bibiliya. Abantu benshi barabiyobotse cyane, ariko ntibamenye ibanga ababitangije bagiyemo. Ngira ngo abamisiyoneri b'ubura ni abahanga cyane. Murabizi neza ko mu mwaduko w'amadini, nta mwaduko w'amadini uturuka mu Rwanda. Ubundi abanyarwanda cyangwa se ibindi bihugu byacu byo muri Afurika bitangiye gukora ivugabutumwa mu gihe gito cyane, nabwo kandi umuyoboro bawukuye ku banyamahanga, ku bamisiyoneri batangije amadini yabo. Buriya umumisiyoneri watangiye biriya bintu, we ibyo arimo arabizi, ariko wowe ntabwo bizi. Cyakora icyo duhuriraho twese ni ukuvuga ko hariho Imana. Iki ngicyo nawe wacyemera ko hariho Imana, nubwo utakita mu buryo isobanurwamo butandukanye, ariko Imana yo iriho, kandi Imana irahari ishobora byose. Hanyuma rero iyi nyigisho ivuga ko Yesu Kristo adafite ise na nyina, niyo tugiye gusesengura mu gihe gitoya. Ndetse benshi bayumva bwa mbere baraza kuvuga ko ngira kubisobanura, cyangwa se n'umwanditsi wabaranditse igitabo nimba ari nacyo bigaragaramo ko yaba ari umuyobi. Ngira ngo abantu benshi bagoye n'ibindi bakomplika cyane mu byerekeranye na religion, bavuga ko ubivuze ari umuyobi, ariko mfite proof, fact zishobora kutwereka neza kariko bimeze. Muri iyi nyigisho turaza kureba rero 2 points. Turareba points ebyiri dusobanura rino somo ryacu. Icya mbere ni ukureba inkomoko ya Yesu. Inkomoko ya Yesu ni iyihe? Hanyuma ikindi cya kabiri turaza kureba kamere ya Yesu ni iyihe. Nibyo bintu byombi biraduha umucyo. Nitumara kumenya inkomoko ya Yesu, ese koko Yesu yakomotse ku bantu? Ese koko Yesu yakomotse? Iki kiraza kutwereka Yesu ari we, binatwereka ko Yesu afite ababyeyi cyane niba nta babyeyi afite. Hanyuma tuze no kureba kamere ya Yesu ubwayo ni iyihe. Ngira ngo hari ibintu bita mu Cyongereza nature and functions, cyangwa se nature et fonction mu Gifaransa. Kuba hari uburyo ikintu gikoramo, ariko hari n'inkomoko yacyo, origin. Ngira ngo nabyo biraza kudufasha, nicyo bita kamere, origin, cyangwa se nature mu Gifaransa. Hanyuma rero mu nkomoko ya Yesu Kristo. Yesu Kristo avugwa mu bitabo bigaragara by'iyobokamana, cyangwa se mu bitabo bya religion, cyane cyane igitabo cya Bibiliya nicyo gitabo agaragaramo cyane, kinamwamamaza. Tumuziho byinshi, tumuvugaho byinshi, ndetse Bibiliya ikagaragaza ko ari we ukwiriye kwizerwa. Umwizera ngo ntabwo abaciriweho iteka. Hanyuma inkomoko ye rero, ibyanditswe araho bivuga ivuka rya Yesu. Nicyo turaza guheraho, kugira ngo utaza kugira ngo twagiye kure y'ibyo watekerezaga, ariko nabwo ibyo utekereza bifite umujyo wabyo. Hari aho Bibiliya ivuga ko ivuga ku byerekeranye n'ivuka rya Yesu, ndetse ikanagaragaza nyina ari we Mariya, washakanye n'umugabo bita Yosefu, ariko nabwo Yosefu akaba atari we ise wa Yesu. Aho ngaho ujye uhatangirira kugira ngo harebe uburyo Yosefu yashakanye na Mariya, Mariya akaba afite umwana ariko utari uwa Yosefu. Sinzi ko twabyita muri wa muco wacu, nimba twabona ko umuntu yabyaye mu buryo bunyuranyije n'amategeko, cyangwa se niba bya bindi bayabango yabyaye inda idasobanutse cyangwa se indaro. Ubwo biraza kuduha kumenya iyo nda iyo ari yo, biraza no kutwereka ko yaba yarabyaye koko. Ndetse ibyo bintu amadini menshi atandukanye ku isi ntabivugaho rumwe, ntanabyemera kimwe. Usanga benshi impaka nyinshi zikunze kubaho mu buryo bwerekeranye na Yesu n'ivuka rye, aho bamwe bamwemera bavuga ko ari umuntu koko wavutse akanacungura abantu, aho abandi nabo batamwemera bakurikije ibimuvugwaho n'ubushobozi avugwaho, kandi banakurikije inkomoko ye. Hanyuma rero turaza kwibaza iki ngiki, nubwo Bibiliya igaragaza neza ivuka rye ndetse ikagaragaza ko Mariya ari nyina, nta hantu Bibiliya igaragaza ko Mariya yatwise inda y'umubiri cyangwa se ishingiye mu buryo bw'abantu. Ahubwo Bibiliya ica amarenga ivuga ko Mariya yatwise inda y'Umwuka Wera. Aha tukibaza ikibazo, ese koko Umwuka Wera yaje guhinduka umubiri gute? Aho ngaho muze kungurukira muri iyi nyigisho. Ubundi mu buryo busanzwe nk'uko tubizi,
uyu mubiri twambaye ugira inkomoko yawo. Hari ahantu hageze kuri habiri gusa ndaza kubereka umubiri wabayeho ariko bidaturutse mu buryo kubyarwa, nibyo ndaza kubereka. Ahantu hambere umubiri waba warabayeho bidaturutse mu buryo bwo kubyarwa ni umubiri Adamu yambaye. Uwo mubiri kandi wa Adamu yambaye ntabwo uri kure y'umubiri Yesu yaje yambaye, kuko Bibiliya iraza kutubwira ko yaje yambaye umubiri. Hanyuma kandi uwo mubiri wari simbozi y'abantu, ni ukuvuga ngo werekanye umubiri w'icyari kigenderewe no gusoza amasezerano. Ibyo rero biraza kuduha uburyo bwiza bwo kumenya ngo undi mubiri ukomoka he. Indi mibiri twe twambaye ni imibiri ikomoka mu kuvuka, mu gihe ba data na ba mama bahuye, hanyuma bagakora imibonano y'umubiri bwite. Nk'uko tubizi muri biology habaho icyo bita intangangore n'intangangabo. Izo ntangangore n'intangangabo zahura zikarema umuntu w'umubiri, bwite. Hanyuma rero turaza kureba, kuko n'ibyanditswe niko bibihamya. Iyo urebye icyanditswe kiri muri Yohana aravuga ngo muri Yohana 3 igice cya 6 haravuga ngo ikibyarwa n'umubiri nacyo ubwacyo ni umubiri, kandi ikibyarwa n'umwuka nacyo ubwacyo ni umwuka. Noneho rero icyo turaza kuvuga, inda Mariya yatwise ni iyihe? Bibiliya itubwira ko yatwise inda y'umwuka. Urumva inda y'umwuka agomba kubyara iki? Dukurikije icyo cyanditswe, inda y'umwuka agomba kuvamo iki? N'umwuka. Ntabwo inda y'umwuka yari kuvamo umubiri, ahubwo ikibyarwa n'umubiri nicyo ubwacyo ari umubiri. Iki ni cyanditswe rero kidufasha kugira ngo dusobanukirwe neza ko inda y'umwuka itahinduka umubiri. Ari nabyo byaje guteza Yosefu urujijo. Ngira ngo bajye basoma amateka ya Bibiliya cyangwa se inyigisho ya Bibiliya mu butumwa bwiza, ngenda nabagira inama nubwo mumva kwikiriza ngo mwabenge kandi mutabimenye. Yosefu, Bibiliya itubwira neza ko marayika Gaburiyeli yamugendereye amubwira ko umukobwa arimo ararambagiza ariwe Mariya, uwo yendaga kurongora, yarataranamurongora. Bibiliya niko yerekana. Hanyuma ko atwite, hanyuma akaba atwite. Yosefu ndetse yari amaze iminsi yumva izo mpuha ko umukobwa we ashobora kuba atwite. Nawe mu buzima bwa buri munsi urabizi ko uramutse umenye ko uri kurambagiza umukobwa akaba atwite, kumutwara byari ikibazo. Bibiliya ikatubwira ko Yosefu ngo yigira inama yo kumubenga rwihishwa. Rwihishwa ni nko kumukwepa kugira ngo atazamutwara agatwara umukobwa utwite. Hanyuma rero mu magambo marayika yavuganye na Yosefu tujye tuyasoma, biri mu butumwa bwiza. Uraza no kwibona mu butumwa bwiza bwanditswe na Matayo mu gice cyaho cya mbere cyane nko ku 20:22-23, no muri ruko uraza kwibonamo. Ngakibitekereza, marayika w'umwami Imana amubonekera mu nzozi ati, Yosefu mwene Dawudi, witinya kurongora umugeni wawe Mariya, uko imbuto imurimo ari umwuka wera. Urumva by'ukuri aya magambo Yosefu yabwiwe, igisubizo Yosefu yahawe na marayika gisobanura nko kumubwira ko uko atekereza iryo twita atari ko rimeze. Muri make ntabwo hazagaragara umubiri, ntabwo umugore watwitse umubiri. Sinzi niba twese tubyumva kimwe. Uko bitekereza ko umugore we yaba afite inda isanzwe, ntabwo ari afite, kuko marayika ashimangiye ko atwite inda y'umwuka wera. Umwuka wera n'umubiri si ibintu bibiri bitandukanye. Atwise inda y'umwuka wera. Tugende. Hanyuma turaza kubireba. Turebe by'ukuri ko Yosefu yabibwiwe kugira ngo marayika mutinyure ataza kubenga Mariya kandi amuhoye gusa, kuko yaramurambagizaga. Kandi Mariya nta cyaha yari afite ku Mana. Bigaragara neza ko Imana yari yamutoranije kugira ngo igire gusa ibyo yitirirwa, cyangwa se agire ubutumwa bumwitirirwa ariko buturutse ku Mana. Hanyuma kandi mu buryo bw'abantu bafite ukundi kuntu babifata bitandukanye. Ikibazo wakibaza kindi ni ukubaza, ese koko Mariya yabyaye Yesu? Ahantu niho turaza kugushingira cyane. Mariya yabyaye Yesu. Mariya hari icyo nawe yabajije marayika, kuko Mariya nawe urwo rujijo Yosefu yagize iby'umwuka buriya ni ibintu bikomeye. Mariya nawe yarabibajije. Mariya yabajije ikibazo aravuga ati, ibyo bizaba bite ko ntari naryamana n'umugabo? Icyo ni cya gihamya tukiri kubona ko kwa Kiranso kubyara umuntu bigomba kubaho ari uko umuntu yaryamanye n'umugabo, hanyuma bagakora nyine umwana. Hanyuma iki kibazo cyari ikibazo gikomeye. Ntabwo yari azi ko ari ubushake bw'Imana buraca mu zindi nzira. Mariya akitirirwa amasezerano ataraye. Hanyuma marayika aramusubiza ati, umwuka wera azakuzaho,
ubwo tugeze mu gitabo cya Luka igice cya mbere umurongo wa 34 35, ngo imbaraga z'isumba byose zizagukingiriza, nicyo gituma uwera uzavuka azitwa umwana w'Imana. Hano tugiye guhita ko twibaza ikibazo. Marayika amubwira ngo, yaramubwiye ngo ni umwuka uzamuzaho, kandi umwuka ngo namuzaho ngo imbaraga z'isumba byose zizamukingiriza. Iryo jambo sinzi nimba abantu baryumva uko risobanura. Noneho nizimara kumukingiriza, urumva ko gukingirizwa bishatse kuvuga ko Mariya atazagaragara. Hari ubuhanuzi bugiye gusohora bwitirirwa Mariya, ariko Mariya ntazabugaragaremo. Ngo niyo gituma uwera uzavuka azitwa umwana w'Imana. Ntabwo uwo mwana ari uwa Yosefu, ntabwo uwo mwana ari uwa Mariya, nta n'ahantu Bibiliya ibitwereka. Marayika asobanuye neza umwana azaba ari uwande. Umwana azitwa umwana w'iki? W'Imana. Bishatse kuvuga ngo umuntu w'umubiri yabyaho ubwa kabiri abahindutse umwana w'iki? W'Imana. Born again. Ari umwuka waruje kweza Mariya. Uwo Mariya kandi turaza kumubona ko ari we Eva wari wahawe isezerano mu itangiriro nyuma yo gucumura, kuko ni umugore wahawe isezerano Eva ari yahawe ry'ubutsinzi no gutsindishirizwa ryagomba gusorera kuri Mariya, rikitirirwa Mariya kugira ngo Satani abone ukuntu aneshwa kandi atsindwe. Reka turebe mu gihe Mariya yahandurirwaga na marayika Gaburiyeli kagiye gusama inda maze akabyara. Icyo gihe ari mu myiteguro yo kurungurwa n'uriya mugabo we Yosefu mwene Dawidi. Yatangajwe n'amagambo marayika amubwiye yuko agiye gutwita inda, kandi nyamara ubukwe bwari butaraba, yari atarakora n'ubukwe. Bibiliya inamwita isugi. N'uyu munsi ariko isugi sinzi icyo bisobanura, ngo muzabimenya mwebwe. Mu kibazo cy'amatsiko Mariya abaje marayika, yahise kumubaza ngo byabaho bite ntari naryamana n'umugabo. Ko hari ubuhamya ko nta buryo umuntu yabyara atabonanye n'umugabo. Ariko uraza kwibaza ku magambo marayika amubwiye. Marayika aramubwira ngo imbaraga z'isumba byose zamukingiriza. Kuki Mariya agiye gukingirizwa kandi ari uzabyara? Nyine aha ngaha tujye tuhagera nabwo turebe. Muri iki kiganiro muzamfasha kugira dutange ibitekerezo, tujye tanga comment, twikirize ibyo tuzi, kuko ndaza kubabwira n'impamvu yabyo kino kiganiro ndi kugisesengura. Ntabwo ari uburyo bwo guhakana Imana, ahubwo uburyo abantu babivugamo buhakana Imana. Kuki Mariya agiye gukingirizwa kandi ari urabyara? Nuko Mariya ameze nk'ugiye gutwara amabanga ariko ataraye. Mariya agiye kwitirirwa ubutumwa, ariko ubwo butumwa ari ubw'Imana ishaka gutanga mu isi kugira ngo ize kwisanisha na kamere y'umuntu, ariko by'ukuri ntabwo ikomotse ku muntu. Aho hantu muze kumva neza. Byumvikane ko yari atwaye ubutumwa butari ubwe, kandi ubutumwa burya buruta intumwa. Burya y'intumwa rusa ubutumwa ntabwo waba ucyumvikanye, hamenyekana intumwa. Nicyo kibazo gihari. Hari n'ijambo rikomeye marayika amubwiye. Yesu asobanura Mariya ko umwana atari uwe. Marayika yaramubwiye, yaramubwiye ngo nicyo gituma uwera uzavuka azitwa umwana w'iki? W'Imana. Ibindi bigeza kuri bibiri tugiye kureba. Kuba uzavuka ari uwera. Mariya yitwa isugi, yaranatoranijwe n'Imana. Imana tuzi neza ko ijya yeza abantu ndetse ikababarira n'ibyaha byabo, ariko ntabwo umuntu ajya abyara uwera. Kana akantu ka mbere gakomeye. Imana niyo yonyine yera. Cyakora Imana yaduha kwera, ariko Imana niyo yera. Nta muntu ujya ubyara uwera. Dusomye muri Zaburi, iyo dusomye muri Zaburi ya 51 hafi mu gice mu murongo wa 7, hatubwira ko twaremanwe gukira, ko Dawidi yavuze ngo twaremanwe gukiranirwa mu nda za mama, mu byaha no baba batubyariye. Kuvuga ngo uretse ubuntu bw'Imana kwezwa n'Imana, Mariya afite igisekuru kizwi yanakomotsemo, hanyuma kandi icyo gisekuru cye ni icy'abantu nyine basanzwe, ariko yaratoranirwa kugira ngo Imana imuvugishe ubutumwa, kuko na Mose Imana yamuvugishije ubutumwa kandi yarakoze andi makosa. Hanyuma ijambo kuvuga ngo uwera uzavuka azitwa umwana w'Imana, harimo yuko ari uwera, harimo n'icyuko ari umwana w'iki? W'Imana. Ntabwo ari umwana wa Mariya. Aho nta handi hantu tugeze. Hanyuma Imana kwigaragariza abantu mu isi, iki si igitangaza. Ubundi bavuze ngo kuvuka, ntabwo bikuye ijambo riri mu butumwa bwiza bwa Yohana
mu gice cyaho cya mbere havuga neza ko Yesu yari mu isi ndetse ne wayiremye, ariko ab'isi ngo ntibagira bati ntibamumenya. Nuvuga ngo kuvuka kuvuga muri Bibiliya ni uburyo yigaragarije abantu bo mu isi kugira ngo amaso yabo amubone. Nicyo bita kuvuka. Mbega urabona tugira mu bumenyi bw'isi amazi agendera munsi y'ubutaka, hari n'amazi tugira hejuru y'ubutaka, ariko ubundi munsi y'ubutaka burya isi yo munsi ngirimo amazi. Hanyuma rero hari igihe amazi ayagera igihe agaturika akazamuka, yazamuka bakavuga ngo hano havutse isoko. Ni ukuvuga ngo ayo mazi yarasanzwe ahari aturamye mu butaka, ariko nibwo yigaragaje. Nicyo birashatse kuvuga ku byerekeranye no kuvuka. Reka dukomeze turebe. Ntibikuyeho ko Mariya yitiriwe amasezerano y'Imana, kuko Mariya yiswe nyina w'umucunguzi nk'uko Mose yiswe umucunguzi w'Abisirayeli. Abo bantu bombi barasa mu byo bitiriwe, bidaturutse mu bubasha bwabo, bitari no mu mbaraga zabo, ahubwo biturutse mu gutoranywa n'Imana, kuko kuva na kera Imana ihugura ikigisha bo mu isi inyuriye ku bantu no gukoresha abantu. Uko niko umuntu abasha kugira gukora, uko niko Imana itoranya abantu kugira ngo iberekanira mu ibyo gukiranuka kwayo hanyuma babikore. Murabizi neza ko Mose ndetse Imana yamubwiye ngo azaba Imana y'Abisirayeli, ngazabera Aroni Imana, Aroni amubera akanwa. Ariko ntabwo ari Imana Mose. Bibiliya nta hantu yerekana ngo Imana Mose, nga bya bintu abantu benshi bajya bahamagara ngo Imana Data, ngo Imana Umwana, ngo Imana Umwuka Wera. Ni kimwe nuko Mariya yiswe nyina w'umucunguzi, nyamara kandi uwo mucunguzi we turaza kubibona ko yahakanye ko Mariya atari nde, atari nyina, uko yagendaga yishurira abantu kugira ngo atazagumya kwitwa umuntu w'umubiri kandi nabwo afite indi kamere ye bwite. Reka twihute. Kuki hari aho Bibiliya igaragaza ko Mariya ari nyina wa Yesu? Iyo mirongo nabwo ntabwo tuyirengagije. Urebye muri Matayo igice cya 22-23 harabisobanura impamvu Bibiliya igaragaza ko Mariya ari nyina wa Yesu. Haravuga ngo nuko ibyo byose byabereho kugira ngo ibyo Umwami Imana yavugiye mu kanwa k'abahanuzi bisohore, ngo dore umwami azasama inda, azabyara umwana w'umuhungu, azitwa Emmanuel, bisobanura ngo Imana iri kumwe natwe. Ariya magambo ngo kwari ukugira ngo ibyavugiye mu kanwa k'abahanuzi bigire bite, bisohore. Isohora ry'amasezerano rishobora guca mu nzira, ariko iyo nzira atari yo masezerano. Aho hantu ngira ngo turagendana. Nuvuga ngo bishobora guca mu nzira kuko Imana iri gicirwa inzira. None se ndiyewe Abisirayeli se mu buryo butandukanye? Nta se Yesu yagaragaye ko ari igitare, Abisirayeli bagakubita amazi akadudubiza. Iyo nzira se niyo mu buryo bw'abantu? Mose yakubitaga igitare amazi akadudubiza. Hari ahantu yahindutse inkingi y'igicu akajya imbere y'Abisirayeli kugira ngo batayoberwa kuko bari mu butayu, bataza kuyoberwa ikirere banyuramo. Inyuma akaba inkingi y'umuriro ari protection y'Abisirayeli kugira ngo abarwanirire ku banzi babo batabegera. Aho Imana yakigaragaza uko ishaka. Rero Bibiliya tubwira ngo impamvu Mariya byitirirwa, impamvu Mariya yitwa ko ari nyina wa Yesu, mu gice kimwe Bibiliya ibyerekanamo kwari ukugira ngo ibyavugiye mu bw'abahanuzi bisohore, ngo dore umwari azasama inda, abyara umwana w'umuhungu, azitwa izina Emmanuel, bisobanura ngo Imana iri kumwe natwe. Mu yandi magambo ntabwo Imana ibyara ntinabyarwa. Ngira ngo murabizi no muri Korani mu gitabo cy'Abasilamu murabigaragaza, ni Imana itabyara kandi itabyarwa. Alpha na Omega, wa mbere n'uwa nyuma, itangiriro n'iherezo. Urumva ko ngo Emmanuel nicyo bisobanura, kandi Emmanuel niwo uwo nguwo wavutse bavuga ko yavutse. Ari ugaragara muri Yesaya mu gice cyaho cya 9:5 avuga ngo umwana yatuvukiye, ngo duhawe umwana w'umuhungu, ngo ubutware buzaba ku bitugu bye, azitwa igitangaza. Wumva icyo azitwa cyo? Umujyenama, Imana ikomeye, Mighty God, Data wa twese uhoraho, umwami w'amahoro. Data wa twese uhoraho ntabwo yavuga ku muntu. Umwami w'amahoro, nta mahoro abantu bagira batayahawe n'Imana. Nta nubwo Imana ikomeye, ntabwo Imana yavuka ntiyabyarwa. Ariko turacyari kubona ibihamya byabyo, turacyari kubibona. Ibi rero byari iki ni igihamya cya mbere kuko kwari kugira ngo ibyavugiye mu kanwa k'abahanuzi bisohore. Icya kabiri ari isezerano Imana yatanze mu itangiriro iriha Eva mu gucungura abantu,
ivuga ko ngo urubyaro ruzakomoka kuri we ruzamena Satani umutwe. Urubyaro rero hagomba kuboneka uburyo bwo gufata kamere y'umuntu kw'Imana kugira ngo Imana izineshereze no gutsindishiriza uwo Satani yagize imbata. Kubera ko Satani yanyeganyeje umugore. Satani yanyeganyeje umugore. Hanyuma inyuze ku mugore, umugore aratsindwa kubwizo mbaraga. Ubutaha tuzagana ku byerekeranye n'imbaraga zo mu mugore n'umugore uwo ari we. Buri abantu benshi bamuvuga ariko batanamuzi. Buri umugore niwe Satani yarwanyije kuko ari wari ufite amabanga y'Imana. Umugore Satani murwanya kubera ko ari wari ufite imbaraga. Kuko imbaraga zo mu mugore zarutaga imbaraga zo mu mugabo. Urumva umuntu utwaye isi yose muri we. Umugore niwe ijuru n'isi nyine. Ibyo umwuka byari biteraniye muri we byirema. Ibyirema ni Imana yari yabishyizemo. Hanyuma rero amabanga yo kororoka ko abantu kose n'ukundi isi zabaho byari bitwawe n'umugore. Niyo mpamvu Satani yamurogoye ajya kurwana na za mbaraga zo muri uwo mugore. Hanyuma Imana nayo ntabwo yagomba kureka umugore bitewe n'icyamuremeye. Bituma noneho ishaka gusubiza agaciro kugira ngo umukore akomeze akorere mu mujyi w'Imana yamuremeye. Urubyaro ruzakomoka ku mugore ruzaba ari itorero ry'Imana, ruzaba ari urubyaro rw'Imana, bazaba ari abana b'Imana, ivumure inda y'umugore iyoherejemo umwuka wera kugira ngo bazakomoka ku mugore bazabe bejejwe batazaba bakahini. Icyo nubishaka tuzabyimbika. Niyo mpamvu isezerano ryatanzwe ko Mariya azabyara uwera. Niyo mpamvu isezerano ryatanzwe ko Mariya agiye kubyara umwana udasanzwe. Ariko by'ukuri ntabwo ryari ibyara risanzwe, nta nubwo ari umubiri uko byari gutera Yosefu jaruzi n'ishyari ryo kubona ko umugore we yabyawe mu wundi buryo. Nta nubwo kandi Mariya ari umugore w'Imana ku buryo noneho Imana ari kuza gutera inda ku mugore wo mu isi. Aho ngangira ngo birumvikana. Kuko iyo birebye muri Timoteyo wa mbere igice cya 2 umurongo 14 kugeza 15 haravuga ngo kandi Adamu se wayobejwe ahubwo umugore nawe wayobejwe rwose ahinduka umunyabicumuro. Nyamara abagore bazakizwa mu ibyara nibakomeza kwiringira bakizera bakagira urukundo. Uwo ni umurongo wa 15. Nuvuga ko wari umugambi w'Imana kugira ngo irwanirire umuntu wo mu isi iciye ku mugore Satani yayobeje. Hanyuma yerekana ubushobozi n'imbaraga ifate kamere y'umuntu bigaragaza ko akomotse kuri wa wundi Satani yatsinze, noneho wa wundi Satani yatsinze akomokwamo n'imbaraga zo gutsinda Satani. Uwo ni wa mubiri. Umubiri witirirwaga abantu. Kandi uwo mubiri ugomba gukomoka ku bagore. Nuvuga ko rero Mariya yagomba gusoza intsinzi y'abagore basezeranijwe mu itangiriro kuri Eva. Nuvuga ko Mariya ari we Eva wa kabiri. Kandi Yesu nawe akaba yarajamba mubiri ari wa Adamu wa kabiri. Adamu udatsindwa, Adamu utaneshwa, Adamu udatinya, Adamu udahangara. Adamu bisobanura umubiri. Ngira ngo itangiriro ryarabyerekana igice cya 3 umurongo wa 15 nzashyira urwango rwawe hagati y'umugore hagati y'urubyaro rwawe n'urwe. Icyo gihe Imana ari imihana inzoka ihana Adamu na Eva bakimara gukora igicumuro. Nuvuga ngo isezerano ry'Imana ntabwo rizabura gusohora. Ariko iyo mvugo turimo turakoresha uze kuyitandukanya no kuba hari umwana wa Mariya wavutse akaba ari uducungura. Ahubwo haje imbaraga z'Imana kandi izo mbaraga z'Imana zikingiriza Mariya kugira ngo zibone uko zirwana. None n'urubyaro rwa Mariya ruhabwa agaciro. Mariya ni umugore wese. Kuvuga ngo bavuze Mariya bavuze abagore. Ubwo n'abagore bagomba gutsindishizwa ku rubyaro rwabo rukaba ubwoko bw'Imana. Hanyuma bahabwa ubwiza n'Imana. Hagaragara umubiri Imana yigaragajemo wagombye kuba ari umubiri wacu ariko umubiri ugaragaramo gukiranuka. Hanyuma ubwo n'ubuntu Imana yagiriye abantu tugomba gushima. Urubyaro rero rwavugwaga yari jambo wigize umuntu. Jambo wigize iki? Umuntu. Noneho ivuka riratakaye habonetse kwigira. Jambo yigize umuntu abantu natwe agira inkomoko yitirirwa abantu mu gisekuru cyari gifite amasezerano yaho azahingukira. Uwo jambo rero tumubona mu butumwa bwiza bwa Yohana. Ivanjiri ya Yohana mu gice cya mbere haravuga ngo Yesu Kristo ari we jambo ry'Imana ahinduka umuntu. Ngo mbere na mbere hari we jambo, ngo jambo yahoranye n'Imana kandi yari Imana. In the beginning, mbere na mbere. Mbere na mbere rero icyo gihe Mariya we yarataravuka. Mbere na mbere natwe twari tutarabaho. Ariko jambo ngo yari ahari. Jambo ngo yahoranye n'Imana kandi ari Imana. Ntabwo ari abantu babiri. Aho ngaho abantu bajya babivuga bagahita ko bavuga ko ari abantu babiri. Ntabwo ari babiri. Iyo bavuga ngo yahoranye n'Imana kandi ari Imana, point iri kuri ari Imana. Nuvuga ko umuntu nawe ubwaho ufite ibice by'umubiri. Ibice byawe by'umubiri nawe ubwaho ntabwo muri babiri.
hanyuma iryo jambo ni ry'Imana yaremesheje. Imana aravuga ngo habeho hakabaho. Uko Imana ni tayito ariko imikorere byaterwaga no kutamumenya. Yagendaga rero abibwira gake gake. Arababwira rero ngo nduwundi ni izina rye. Ni izina rye yagaragarije Mose ngo uzabwire ko nduwundi. Rero Yesu uko yagendaga yaberekaga ko atigeze avuga ku bantu. Tugiye kwibaza ikindi kibazo. Yesu ubwe yahakanye uwo wamwitiriraga ko ari nyina. Ese waba ubizi? Yesu ubwe yahakanye ko Mariya atari nyina. Ahakana ko n'igisekuru ndetse bamwitiriraga arakihakana cyo kwa Dawidi. Ibyo turaza kubibona, izi mpaka zikunda kubaho cyane. Ngira ngo kuvuga ko Yesu avuga kuri Mariya ntabisobanuye, ntagaruka muvukaho, ahubwo ni amasezerano Mariya yitiriwe kugira ngo atsindishirizwe cyangwa se umugore yongera ahabwa agaciro. Cyane ko n'impamvu iri atariki itagaragara y'ivuka rya Yesu, ntabwo Yesu ari umuntu. Yigize umuntu ariko ntabwo ari umuntu. Hanyuma kandi itariki imenyekana y'umwana ni umwana nyine wavutse mu mubiri, nta mwana n'umwe utagira irangamimerere. Ariko we uzakubwirira atariki ni uburyo bw'ubuhashyi, ni ikinyoma cyambaye ubusa. Iki kiganiro kandi uzangisha impaka zaza n'ibyanditswe kuko ibyanditswe birahari. Nuva rero Yesu yahamije neza ko uwo bamwitiriraga nyina atari nyina. Iyo turebye mu butumwa bwiza bwa Luka ndetse n'ubutumwa bwiza bwa Matayo, Matayo 22 umurongo wa 41 kugeza 46. Ko n'ubutumwa bwiza bwanditswe na Matayo. Abafarisayo bagiteranye arababaza. Ahangaha by'ukuri Yesu yahakanye neza ko ahangaha uhumve neza uhatega amatwi. Iki ni igisekuru bamwitiriraga bazi neza ko avuka kwa Mariya, avuka kwa Dawidi, avuka kwa nde. Hanyuma ngo abafarisayo ku murongo wa 41 abafarisayo bagiteranye baramubaza bati ibya Yesu Kristo. Arababaza, Yesu niwe babajije ubwe bwite. Arabaza ngo ibya Yesu Kristo mubitekereza muti? Hari surprise Yesu yajyaga akunda gukora kubamukurikiraga n'abagendanaga nawe, akabaza ibibazo agira ngo arebe ko bamuzi. No mutekereza ko ibya Yesu Kristo mubitekereza muti? Ni mwene nde? Baramusubiza bati ni mwene Dawidi. Cyabindi tujya turirimba ngo Yesu we mwene Dawidi mbabarira. Rimwe na rimwe ndituze n'ibyo turimo. Hanyuma Yesu arababaza ati, umva ikibazo Yesu yababajije. Nuko rero niki cyatumye Dawidi yabwirijwe n'umwuka amwita umwami we ati? Uwo ni Yesu urukobaza. Uwiteka yabwiye umwami wanjye ati icara iburyo bwanjye ugeze aho nzashyirira abanzi bawe munsi y'ibirenge byawe. 45. Nuko ubwo Dawidi amwita umwami we, none abasha te kuba umwana we? Ndihagira umuntu wabasha kumusubiza iryo jambo, ndetse uhereye munsi nta muntu watinyutse kongera kugira icyo amubaza. Urumva ko by'ukuri Bibiliya irasobanutse. Ubu ni ubuhamya bwa Yesu bwite. Yagenda aganira n'abantu bimwe bimwitirirwa akabafungurira ubwiru. Arabaza ati ariko mwumva ibya Yesu Kristo mubitekereza muti? Ni mwene nde? Bamwe ati ni mwene Dawidi. Dawidi yari se wa Yosefu, cyari igisekuru cyaho ngo yagombye kuba kwa sekuru. Ati none se Dawidi arongera arahindukira kandi amwita umwami we, hanyuma ari n'umwana we? Ni gute aba umwana we kandi ngo ndagira umuntu wongera kugira icyo amubaza? Tugende muri Luka 3:23. Ubwo Yesu yatangira kwigisha ngo yari amaze imyaka 30 avutse, abantu bibwira ko ari mwene Yosefu mwene Heli. Iryo vuka bavugaga kugira ngo agaragare mu isi ngo yari amaze imyaka 30. Bamwe mu bari bazi ko ari kwa Yosefu, abandi bazi ko ari mwene Heli. None muri Luka 4:31-36 aramanuka ajya i Kapernaumu mu mudugudu w'i Galilaya, abigisha ku isabato. Batangazwa no kwigisha kwe kuko ijambo rye ryari rifite ubushobozi. Nuko mu isinagogi harimo umuntu utewe n'abadayimoni, atakambira Yesu ati ayiwe duhuriye Yesu w'i Nazareti, uje kuturimbura ndakuzi, uruwera w'Imana. Yesu aramucyaha ati hora muvemo. Dayimoni amutura hasi, hagati aho amuvamo atagize icyo amutwara. Bose barumirwa barabazanya bati mbese rino jambo ni jambo ki? Arategekesha abadayimoni ubutware n'ububasha bakamuvamo. Buhoro buhoro Yesu yagendaga agaragaza uwo ari we yidentifiya kugira ngo aze gutandukana n'abantu. Wenda tugiye hariya tubonye ko yahakanye ko atari igisekuru cye atari cyo kwa Dawidi. Ko Dawidi atari sekuru, ntabwo ari imiryango yabo. Mariya muri Matayo 12
ubutumwa bwiza bwanditswe na Matayo 12 umurongo wa 46 50 akivugana n'abantu nyina na bene se bari bahagaze hanze bashaka kuvugana nawe. Umuntu aramubwira ati nyoko na bene se bahagaze hanze barashaka kuvugana nawe. Arabasubiza asubiza bimubwiye ati mama ninde, bene data ni bande? Byukuri ese ni umwana utazi nyina? Mama ninde, bene data ni bande? Arambura ukuboko atunga kubigishwa bati dore mama na bene data. Urumva ijambo mama bene data ni termike, ni terme igaragaza ubuhuza n'ubusabane bw'Imana n'umuntu. Ariko ntabwo yari afite nyina uri special, kuko Yesu uwo bitaga nyina we yavuze ko atari we nyina. Aho ku 50 aravuga ngo umuntu wese ukora ibyo data mu ijuru